Yes, ndagusuje kandi nguhaye ikaze wowe ukurikiye The Bridge TV, mboneraho n'umwanya wo gushimira wakoze subscribe kandi nawe utarayikora uyikore kugira ngo dukomeze tujye tubana mu nkuru zitandukanye zaba iz'imyidagaduro ndetse n'andi makuru aba ari kuvugwa hirya no hino, ujye ubasha kubibonera ku gihe. Ngira ngo rero mwakomeje kujya mubibona yuko ubwo mu gihugu cy'u Rwanda uyu muhanzi Shensia yahageraga, usibye kuba yashimishije abakunzi be bitabiriye igitaramo cyaberaga muri BK Arena, yasize n'inkuru yo kuba yateze moto, by'umwihariko ya moto ya Sipiro yari imaze iminsi ku mihanda ivugwaho yuko iyi moto iteza ibibazo, idafite ubuziranenge. Abantu benshi bavuga bati Sipiro Sipiro utumazeho abantu ubakoresha impanuka, ati feri zawe n'ibiki n'ibiki, ngira ngo mwari mumaze iminsi mubyumva. Hanyuma rero ngira ngo ubwo uyu muhanzi yaraje muri sound check, yaje yateze moto ya Sipiro nk'uko muri kubibona cyangwa mwakomeje kujya mubibona ku mashusho. Gusa muri aka kanya ikintu kiri kwibazwa ni igiki? Wakwibaza ngo bitewe n'uko iyi moto ya Sipiro yari imaze iminsi iri gukemangwa cyangwa ivugwaho ibibazo bigiye bitandukanye byo kuba idakora neza, byo kuba ikoresha impanuka abantu turi kwibaza ngo ese koko iyi moto yayiteze bimugwiririye, wenda ashaka kwereka urukundo Abanyarwanda cyangwa igihugu ajemo yuko yisanzuye, kuko kugaragara wateze moto uri umuhanzi kandi afite imodoka, ni umukire, afite izina rikomeye, cyane ko tubona n'abandi bari munsi ye ariko baza mu Rwanda ukabona bafite ubwirinzi buhambaye, kugeza ubwo nyine umubona we kuri stage gusa nta zindi nzira yigeze acamo. Uyu muhanzi rero ngira ngo murabibona yuko yaje kugaragara ari kuri moto ya Sipiro yateze umumotari, ndetse abantu bakibaza bati ese ni ukwamamaza cyangwa ni ugukura cya cyasha bari barasize kuri moto ya Sipiro, bavuga bati iyi moto ntabwo ikomeye, kuko umuhanzi nka Shensia ni umuntu ufite izina rikomeye, kugaragara yateze ikintu noneho by'umwihariko cyari kimaze iminsi kivugwa ku mihanda ko kitameze neza, n'indi brand baba bongeye gufata nka sosiyete ya Sipiro. Hanyuma rero Shensia mu bihe bigiye bitandukanye agira amastage akomeye cyane, yaba ku rwego mpuzamahanga. Ngira ngo murabizi, usibye kuba ari umunyajamaica asanzwe akorera ibitaramo mu bihugu bigiye bitandukanye birimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku mugabane w'i Burayi. Uyu mukobwa rero akaba amaze kwigarurira imitima ya benshi ku rwego rw'isi. Niwe rero wagize igitaramo ku itariki 3 Mutarama umwaka wa 2026 ubwo yataramiraga Abanyarwanda muri BK Arena. Ngira ngo yagize performance nziza rero, usibye kuba afite izina rikomeye ku isi, yanabigaragaje mu Rwanda ubwo yaperformingaga indirimbo zigiye zitandukanye, zirimo nk'indirimbo yakunzwe cyane bita Hit and Run, ngira ngo murayizi, yayigezeho kabisa abantu bajya mu bicu, ubona yuko uyu mukobwa yigaruriye imitima ya benshi. Hanyuma abantu bakomeje kwibaza ese uyu mukobwa, ngira ngo twari tumaze iminsi tubona ibitaramo bigiye bitandukanye, ari nazo mpungenge abantu bari bafite, bavuga bati ese ko twabonye igitaramo cya Kevin Kade cyabaye ku itariki 31, tukabona igitaramo cya The Ben cyabaye ku itariki ya mbere, tumaze iminsi tuvuye mu gitaramo cya Israel Mbonyi, abantu barimo bibaza bati ese koko iki gitaramo cya Shensia, afite izina turabizi, gusa abantu barimo kwibaza bati ese iki gitaramo cya Shensia ninde urakizamo, kubera yuko wenda bakekaga yuko abantu bari barananiwe. Twari tumaze icyumweru cyose hafi turi mu birori tureba uko ibintu bimeze ku rwego rw'abahanzi. Ngira ngo uyu mwaka ni nawo, uyu mwaka turangije wa 2025, abahanzi benshi bagiye bakora kabisa. Ngira ngo mwagiye mubona ibihembo byagiye bitangwa mu ngeri zitandukanye, yaba muri sinema ndetse no mu muziki muri rusange, bagiye batanga ibihembo bigiye bitandukanye. Tukabona rero uyu mwaka wasoje turi mu birori hafi, twavuga yuko ari nk'ukwezi kose, kubera yuko iminsi uko yagiye yicuma, ukwezi kwa 12 iminsi yose ngira ngo yari irimo ibirori bigiye bitandukanye. Abantu rero bari bafite impungenge z'uko uyu muhanzi ashobora kuza kuba adafite abafana, cyangwa BK Arena atari buze kuyuzuza, ariko ngira ngo mwabonye yuko performance ye yagenze neza, ndetse abantu baranitabira ku rwego rwo hejuru. N'ubundi uko The Ben yayikoreyemo wenda na Bruce Melody nta kiyongeyeho kirenze, gusa abafana bari buzuye bavuga bati ibintu bimeze fresh. Ngira ngo yaje no guha performance abantu bagiye batandukanye bagiye baperforminga, mwagiye mubabona. Ngira ngo mwabonye na Kivumbi ubwo yaperformingaga, ndetse na Mutoni Angela na Kenny Keshat baje kuririmba basusurutsa abantu
muri iki kirori cyangwa muri iyi konseri, by'umwihariko twakwitirira ko yari iya Shensia kuko niwe yari umutwe cyangwa yari uhedinze iki kirori muri rusange. Mu Rwanda rero amaze iminsi baduha show ku bijyanye n'ibirori cyangwa n'amakonseri agiye atandukanye, nubwo hari atarawusoje neza. Ngira ngo Shensia nawe ejo yadukoreye ibintu bimeze fresh. Hanyuma rero ngira ngo ibintu bikomeje kugorana kubera yuko umuhanzi Y'Amano nyuma yuko twabonye amashusho ye y'urukozasoni ajya hanze, bivuga yuko yayakoranye n'umukunzi we cyangwa umugore we, nubwo bamwe batabivugaho rumwe kubera ko ntabwo bagiye mu mategeko. Gusa abenshi bakomeje kujya bagaruka yuko nyine ari umukunzi we kubera ko babanaga mu nzu imwe. Hanyuma uyu muhanzi rero ngira ngo ni byinshi yavuzweho. Ngira ngo nyuma yaho mwabonye yuko banafunze bamwe mu bagenzi be bakekagwaho gusakaza amashusho y'urukozasoni, hanyuma baraburanishwa. Nyuma biza kugaragara yuko nyine mu bakekwa urugero nka Pazomani murabizi yuko ahanini icyatumye akurikiranwa n'inzego ari uko yakundaga kuba afite telefone cyangwa yatizaga telefone Y'Amano akagira ibyo ayikoresha nko kuroginga email ye muri phone ya, nyuma bikaza kuvumburwa yuko Pazomani ashobora kuba nawe ari mu basize amashusho hanze ya Y'Amano kubera ko yari afite access kuri email ye ndetse no muri telefone ye yakoreshaga. Hanyuma uyu muhanzi Y'Amano twavuga ko ari umuhanzi ufite izina cyangwa talent ikomeye cyane, afite impano azi kwandika. Ngira ngo mumaze kubimenya nk'abanyarwanda muri rusange mukurikirana imiziki ye, aho yagiye akora ibitaramo bigiye bitandukanye, ndetse yigeze guhabwa amahirwe umwaka ushize akaba yakwigaragaza muri BK Arena ubwo yahabwaga amahirwe na The Ben. Twatangiye kubona ko ari umuhanzi utanga icyizere mu Rwanda. Gusa aka kanya twavuga yuko niba koko ibintu bari kumuvugaho ari byo, yaza kuba adutengushye kubera yuko ngira ngo mu minsi ishize nibwo yari ari kubarizwa ku mugabane w'i Burayi, aho yavugwaga yuko yari yarajyanye n'umukunzi we, ndetse bikavugwa yuko uyu muhanzi mu minsi ishize nanone mikeya yongeye akagaruka mu Rwanda. Kugira ngo agaruke mu Rwanda rero n'ubundi byari ibintu bisanzwe, yari ari gukomeza ibikorwa bye by'umuziki. Hanyuma byaje kugaragara yuko ngira ngo abantu mwakomeje kujya mukurikirana ku mbuga, mwabonaga Godfather ndetse na Dumba amalive menshi bakomeje kujya bakora menshi ashoboka, bakomeje kugaruka kuri Y'Amano. Godfather avuga yuko afite video ze yongeye gushyira hanze, noneho bivuga ko atari na video gusa ahubwo yakoraga live ahamagara abantu abereka video z'urukozasoni, nanone ari kuryamana n'umwana w'umukobwa. Bivugwa ko byo noneho yabikoreye muri hoteli, yakodesheje hoteli akajya kubikoreramo. Ibi bintu rero ngira ngo biraza kugira impact nini cyane nibiza kuba ari ibyanyabyo. Ngira ngo niba umuntu ibintu byarabaye bwa mbere bigafungisha abantu bagiye batandukanye, ngira ngo mwarabibonye Pazomani na Jihad ndetse n'abandi bagiye batandukanye bagiye babifungirwa, ubu rero akaba yongeye kubigarura. Ni ibintu bisa nkaho ari akamenyero, kuko unabigenzuye neza ushobora gusanga neza koko uyu Y'Amano ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe niba ibi bintu yongeye akabitangaza. Hanyuma ngira ngo kuri live Godfather yakomeje kujya avuga yuko we amashusho yafite. Gusa ngira ngo murabizi yuko umuvugizi wa RIB yavuze yuko gufata amashusho atari ikibazo, ahubwo kuyatangaza uwayasize hanze ari we kibazo, kuko wenda ushobora kwifata amashusho mu buryo butandukanye bitewe n'uko bishaka, ariko icyaha ushobora gukurikiranwaho nicyo kuyasakaza akaba yagera mu bandi. Nta muntu udafite amashusho abitse muri telefone, ariko ngira ngo murabizi nyine iyo yagiye hanze uwabigizemo uruhare niwe nawe uba ugomba gukurikiranwa n'inzego. Hanyuma rero uyu nguyu bivuga yuko yongeye gukora cya gikorwa cyo gufata amashusho, noneho akarenzaho akabikora ari live, akajya ahamagara abantu. Ngira ngo iyo uri live uri kuvugana n'umuntu video call ukamwereka ibyo urimo, ashobora kubibona. Hanyuma aya mashusho bivuga yuko yari kodinzwe kuri ubu ngubu. Rero nabwo mu minsi iri imbere tukaba twongera gushobora kubona aya mashusho yongeye akagera hanze. Byaba ari ibintu bibabaje kubera yuko uyu mugabo abantu bagiye babifungirwamo cyangwa bakurikiranwa n'inzego kubera amashusho ye ni benshi.
byagaragara yuko rero ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe. Ku mihanda ho rero ni byinshi biba bihavugwa, gusa ngira ngo tumaze iminsi turya show tumeze neza dutangira umwaka, tubona ibintu bimeze fresh, mu bintu bijyanye n'ibirori ndetse no kwidagadura. Ewana twari turi furi, ngira ngo ntibyaba biri kuvugwa hirya no hino. Mukomeze mugire iminsi myiza y'itangira ry'umwaka. Ndabashimiye, mukomeze mukore subscribe niba mutarayikora. Ndabashimiye, murakoze.